ndabashimira ko munteze amatwi. Bamwe bati yasize Mia ashaka mama Mia. Abandi bati ni nkuko imvubu iva mu mazi ikajya gukomba urume. Hari n'abavuze ngo utinda mu masaka ugacyura inonfu. Abandi bati niko bigenda utinze mu nyama ngo utwara imifupa. Hari n'abavuze ngo ikanzu nimba itaradozwe na Mia uwayidoze ngo atinze ku isi yaruga. Ayo namwe mu magambo y'abakoresha imbuga nkoranyambaga babwira Beni wa Mia washatse umugore mwiza ariko ngo ubwiza bwe ntibubanyure. Imiterere y'ikanzu yari yambaye niyo yavugishije abantu benshi, bamwe batarayambaye cyangwa iramwambaye. Abandi bati wandikiye Beni ngo ajye gukemura kiriya kibazo naho atandukaniye n'uwandikiye Oswakim ngo ajye gukemura cya kindi. Ubundi icyo abantu bagomba kumenya, birabujijwe kubona ko umugore wundi ari mwiza. Ubwiza bw'umugore bumenwa n'umugabo wamushatse gusa, naho ibyo abandi bose bavuga umugabo wamushatse amwishimiye ibyo ngibyo kuba ari ugutayanjwa. Mia yaragize ati noneho ukuntu wabyoroheje rakarabasi. None Beni yarakaye ahita yishakira undi. Ubu Mia nawe yongeye kuri banduhira abandi muri showbiz, yiyongeye kuri Aisha Batiti na Regis. Hari udukanzu tw'umweru muri za 2015 abana bambaraga bagiye guhabwa ububatisimu twitwaga papa rankunda. Gasubiremo kukana. Twabaga dufite udushumi n'akamashini mu mugongo. Iyo akana katabyibushe kambaraga iyo kanzu wabonaga kameze neza nk'urutoni. Ako gakanzu niko abantu bashatse kugeranya n'iriya kanzu, gusa bavuga ko ngo uwayidoze ashobora kuba yaribesha ibipimo. Beni waragira inama abakoresha imbuga nkoranyambaga ati mwitondere urugo rwanjye kuko urashaka kurwinjira wese akarenga umurongo ntago ndibuze kumworohera. Beni tushobora kugoreka inkuru ngo ubone views, ariko njye niduhura sinzagoreka inkuru ahubwo ni wowe nzagoreka. Bamwe bati ko atangiye gutera ubwoba abantu yikanze iki. Bamwe bati ibintu byo ku mbuga nkoranyambaga biteye aski. Umuntu ngo agafata umukobwa akamutikagura akamugira ingoroji, yarangiza akishakira umugore, undi nawe agasigara bwera mu mihanda nka kabwera, yananirwa kwiyakira akajya yirirwa bwejagura ku mbuga nkoranyambaga nka rubwejanga, nuwe ari kumuhumuriza akamugendera kure kuko abona yatangiye kubwanuka. Beni yaribwiriye Mia ko ngo undi mugore azashaka azajya yita Mia mama we, na Mia amubwira ko umugabo azashaka azajya mwita papa. None ayo magambo yose memory card yarasevinzeho umanzi umwuzura w'umunepari wayitembanye. Beni ati ntihagire ufata iby'urugo rwanjye ngo abivangemo Mia, ngo uko ubonye umuntu afite isura nziza uwo siko yavamo umugore mwiza. Icyo nakundiye umugore wanjye ndakizi, kandi umugore burya bamwiza imbere y'umushaka. Beni ati ndabizi ko barabazaza mu bukwe bwanjye batatumiwe ahubwo baje gushungira no kunyambika urubwa, ariko imbaraga n'amafaranga byo kubahabya nanjye narabiteguye. Abantu batuye umugabo ko ari muri negativite gusa bimeze bite? Ati nabatekereza ko ngiye kuzima bo nibabyibagirwe kuko umufasha nashatse nawe ni umunyempano ukomeye cyane, mu minsi iri imbere turabatamo. Ubundi Beni ni muntu ki? Mia ni muntu ki? Ku buryo Beni akora ubukwe aho kugira ngo havuge umugore we hakivugirwa Mia. Beni asanzwe akina filime nyarwanda, usibye gukina kandi anazitegura, ndetse ni n'umuhanga ku buryo filime yakinyemo bigoye ko wabona ari mbi. Akina neza kandi si umukinnyi gusa ahubwo ni n'umuteguzi w'amafestivali. No muri no minsi afite festival ari gutegura. None kuki yakoze ubukwe mu murenge? Yakora ubukwe aho kugira ngo inkuru zibe kukuba yakoze ubukwe, ahubwo inkuru zibe Mia. Abantu benshi bashyize mu majwi Mia cyane kurusha uko bashyize mu majwi uriya mugore washatswe na Beni. Wenda icyabiteye nuko Mia ashobora kubazwi kurusha uriya mugore Beni yashatse, ariko se kandi Mia yari kugarukaho cyane. Ubundi Beni yamenyekanye cyane ubwo yakinagana na Mia, bakorana ama content arimo amapuranka menshi cyane, bavuga ko bakundana, bakanareka abantu cyane itangazamakuru, ababloggers n'abandi bashinzwe imbuga nkoranyambaga mu Rwanda ko bakundana. Bakunze gukora cyane content bashyiramo urukundo rwinshi cyane, ndetse igihe barakaranyije Mia karakara cyane ku buryo abakurikira bari babizi neza ko Mia na Beni ari umugore n'umugabo. Byari kugorana kumvisha umuntu ko Mia na Beni batabana, ni ibintu bitashobokaga. Akenshi babaga bari kumwe bagaragaraga prank zabo bazikorera mu nzu neza nk'umugore n'umugabo. Abenshi bazi ko banasezeranye babaye umugore n'umugabo, bana byemeranye n'amategeko. Gusa uko abantu babitekerezaga siko bari. Ubundi mu showbiz
bikunze kugaragara ko abantu bihimbira ikintu runaka bitewe n'uko bashaka gutwara ubuzima bwabo cyangwa bitewe n'uko bashaka gutwara ababakurikira, bakaba bashobora kubapurankinga mukagira ngo neza neza barabana. Beni yarazwi, yakinnye muri filime nk'umuturanyi, akina filime za Kiraman n'izindi filime zigiye zitandukanye, anategura na filime ze ku giti cye. Abantu bari bamuzi cyane, ariko Mia ntabwo bari bamuzi. Uwavuga ko Mia yashatse kumenyekana cyane ari uko ahuye na Beni ntabwo yababeshye. Imenyekana rya Mia, ubwamamare bwe bwaje ari uko ahuye n'uwitwa Beni. Beni niwe wamushyize ku itara. Abantu benshi barabakunze, video bakoze zigakundwa, ibiganiro bakoze bigakundwa, ama YouTube channel bakiniragaho agakundwa, mu ma interview urukundo rwabo rwari rwishimiwe n'abantu benshi kuko ngo babonaga baberanye. Bamwe muri social media bati nta muntu n'umwe uberanye n'undi nka Beni na Mia. Umwe yarazi gutebya, undi nawe afite amarangamutima menshi. Beni yakundaga gutebya, ariko kandi ubona ari nk'ari umutesi. Mia nawe ameze nk'umuntu ufite urukundo rwinshi ariko kandi azi kwibebeza. Barakundanye karahava, kugeza nubwo hari abatangiye gusohora invitation bavuga ngo Beni na Mia bagiye gukora ubukwe. Abenshi bari bazi ko bazashakana. Mia mu kajwi keza ubwo yaganiraga na Beni yakundaga kuvuga ngo noneho ukuntu wabyoroheje ngo rakarabasi. Beni nawe agaseka cyane asa n'ufite udusoni, agahita arakara. Ubundi byo bakora abantu bakabikunda cyane. Ubwo Beni na Mia babikimenya bose baba nk'abantu bakundana, urukundo rwabo urukwira imishwaro mu Rwanda hose. None rero abari inshuti magara, Pata na Rugi, Sheri na Shushu, Sweety na Bombo Shokora, byaje kugenda bite ngo batandukane, kugeza umwe yifuje kwishakira undi mugore, undi nawe agasigara imihanda abwera hashobora no kutazabona umubaza izina. Mu gihe gishize nibwo Mia yakundaga kugaragara mu biganiro ari wenyine, ni ukuvuga ngo nta wundi muntu bari kumwe. Bamwe bagatangira kuvuga ngo buriya nagacana ashaka gupromotinga ke, naho ubundi ngo aracyari kumwe na Beni. Mia yaje kugaragara ko akundana na Regis igihe baguraganaga amakontenti cyane, bikanavuga ko abana n'uwitwa Regis mu nzu. Bamwe batubwo yataye Beni yigira kwa Regis, nubwo hari ababivugaga abandi ntibabihamye, ariko byari byo kuko Mia yaje kubitangaza, yaje kujya mu itangazamakuru avuga ko ngo adagikundana na Beni. Ati Beni yarampemukiye, yaciye inyuma aramemukira cyane, birangira turekanye. Bati siri kumwe na Regis. Ati oya, gusa baje Regis bakanamenya Mia bavuga ko ngo Mia yarasigaye yibanira na Regis nyuma yuko Regis nawe ngo yaramaze gutebwa urw'inyuma n'umukobwa bakundanaga. Uwo mukobwa ngo akigira kwa Nizo. Umukobwa wakundanaga na Regis yitwa Queen yahise yigira kwa Nizo. Ubwo Regis ngo yasigaye yifunze nde Mia nawe wari ukimara gutandukana na Beni. Nubwo Mia we yabitangazaga, Beni we nta kintu cyinshi yabivugagaho. Gusa igihe Beni yagiriye mu itangazamakuru yahise abaga nta kinya. Beni ubwo yageze mu itangazamakuru yahise avuga ibintu bibiri byatunguye abantu benshi. Baramubaje bati ese wowe na Mia ninde wanze undi? Ubundi Beni atazuyaje arasubiza ngo hari ibihugu byo gutembereramo n'ibyo kubamo. Umunyamakuru atugushatse kuvuga iki? Beni ati mbisubiremo, hari igihugu ubuzi ko watembereramo ukajya kurira y'ubuzima ukenjoyinga, ariko icyo gihugu ukabizi neza ko utakibamo bitewe n'ukuntu icyo gihugu kimeze. Abantu bahise bamwataka bati umukobwa wacu mugize kabwera, uramuriye zimaze kurenga 100 none umutaye ku gasozi, utangiye kuvuga ko yakubereye igihugu cyo gutemberamo none ukaba ufite umugore uzishakira. Bati Beni genda uri umugome, umwami ukorera zaguhembe. Ufashe Mia uramwandagaje umutaye yahuzu, none ngo ugiye kwishakira umugore ngo yabaye igihugu cyo gutembereramo. Uwo mugani abantu ntabwo bazawibagirwa. Mia n'abatazubaje yahise ajya mu itangazamakuru atangaza ko nta kintu na kimwe kimuhuza na Beni. Tubuzima bwanjye buri ukwanjye, Beni nawe ari ukwe, ubwo ibyabo biba birangiriye aho ngaho. Ku munsi w'ejo washize nibwo Beni yagiye mu murenge ari kumwe n'umukobwa witwa Fabiola. Abantu batubwo Mia tayari bamutaye ibishanga. Beni yajyanye na Fabiola mu murenge, basezerana mu murenge kubana nk'umugore n'umugabo kandi bakabana karamata.
babyumvikanyeho nta gahato. Bamwe bati Mia DC yabaye nduhira abandi. Mia nawe ubu yahaye umwe muri banduhira abandi basanzwe bari muri showbiz nyarwanda, harimo nka ba Regisi, Zaba, Aisha, Titi n'abandi bagiye batandukanye. Urukundo rwa Mia na Beni nirwo rwari rusanzwe ruzwi. Urwuyu bashakanye rusa n'urwatunguranye n'abantu benshi rwabatunguye. Nta muntu wari witeze ko Beni ashobora guhita akora aka kantu. Abantu benshi byabatunguye, ariko n'ubundi bitanga isomo. Bitanga isomo ku bakobwa bakundana. Ubwo akundana n'umusore akirwa gucukura amanywa nijoro, nta n'ikintu kumarira, ariko yifitiye undi mukobwa azabana nawe, amufata nk'amata y'abashitsi, amufata nk'igi, nawe uwo musore ukamufata nk'igi. Nyamara ugasanga wa mukobwa babona nta nibirenze, we bakirirwa bakumenamo ibintu bishyushye rimwe na rimwe, kandi ntacyo bazakumarira. Beni yafashe umwanzuro wa kigabo wananiye benshi muri showbiz. Hari benshi batinye gushaka, abenshi batinye gufata inshingano, ariko byibuze Beni yafashe umwanzuro w'abagabo ajya gushaka. Nubwo abenshi batishimiye ubwiza bw'uyu mugore, abenshi bakanavuga ko ngo Mia murusha ubwiza, ibyo Beni ntibimureba. We yavuze ko yashatse umugore yishimiye kandi mwiza imbere n'inyuma. Naho ubundi ngo ibishashagirana byose si zahabu. Ibishashagirana byose ntabwo ari zahabu, niko Beni yavuze. Beni yavuze ko ikintu cyose ubonye kiri gushashagirana, cyangwa umukobwa wese ubonye ari mwiza inyuma, atari ko bari mwiza imbere mu mutima, kubera ko ngo hari abakobwa ubona ukabona ku isura ni mwiza, ariko ari habara ukaba utamujyana mu rugo. Beni ati uyu niwe nahisemo, kandi namwishimiye nawe aranyishimiye kurusha ziriya Slay Queen zirirwa ziserenga ku mihanda, akenshi nta nicyo zishoboye gukora, ahubwo ugasanga uzigeje mu rugo ziragusuzuguye. Abantu benshi bateye comment ku ikanzu umukobwa yari yambaye, bavuga ko ngo iyo kanzu ari imwe bwana bwambaraga kera muri za 2012 na 2015, ikanzu zitwaga Papa Rankunda. Udukanzu twitwaga Papa Rankunda abana batwambaraga bagiye mu bubatisimu, kubatizwa cyangwa gukomezwa. Iyo umwana yambaga ukakanzu katamukwiye neza, wabonaga ngo ameze nk'akanyamaswa kitwa urutoni, ameze nkaho nta kintu yambaye, ku buryo arebye nabi umuyaga usa n'uwamugurukana, kubera urya gakanzu kabaga ari kanini, hasi kajwa maraye, harimo agashumi hagati kagahambiriye, ukabona wagira ngo n'umutaka. Bamwe bati ikanzu yambaye wagira ngo n'umutaka, abandi bati umugore wa Beni ikanzu iramwambaye ntabwo ari uyambaye, abandi bati nyamara hari ukuntu yari no kwiyambarira agakabutura cyangwa agapantaro, kuko ngo amaguru nayo ngo ntabwo abantu bayishimiye, niko bavuze. Muri comment bateye amagurura ko tutayishimiye. Beni we atabatishimiye uko umugore wanjye ateye, ibyo sinshaka kubyumva kuko yo ni amashari. Abantu benshi niba bakwifuriza icyiza, akenshi ukoze ubukwe hari abakobwa benshi baba bifuzaga ko mwabana, inshuti zabo zishaka ko mubana, imiryango yabo ishaka ko mubana, wowe ukabatera uw'inyuma ukajya kwishakira umugore. Ati birumvikana abo ngabo ntabwo bakwishimira habe na gato, abo ngo icyo bagomba gukora ni ukukurwanya. Ati kandi ndabizi ko mu bukwe bwanjye bazaba bahari abashungerezi bakadihira mbetezi barusahirira mu nduru. Beni ati wanjye bazaba bahari ndabizi, ariko nzahangana nabo. Nateguye amafaranga n'imbaraga zihagije zo guhangana nabo bantu bashobora kuzaza kunyangiriza, kuko ndabizi ko hari benshi batanyishimiye. Abantu bose bagarukana umurego nk'uya saa 11 bati niko sera ko ari kuvuga ataziga, aza abantu bazajya mu bukwe bwe bazaba bagiye gukora iki. Ati ko atangiye gutega abantu iminsi, ati ubundi ko ari gutegura ko abantu bazamurwanya, abyiteguye ate? Abiza ate ko abantu bazamurwanya kandi nta wigeze amubwira ko azamurwanya? Comment zabaye nyinshi nyuma y'uko bwa Beni, aho uri kugera kuri post y'abantu bamupostinze, uri gusanga abantu benshi batabyemerekanyijeho, cyane cyane ku myambarire y'uwo yashatse, kuwo yashatse, kuwo yirengagije yari bavuga ko yari kuzashaka, ndetse no ku magambo ubwo ari kwitangariza. Beni yavuze ko umuntu wese uzaza mu bukwe bwe yatumiwe azenjoyinga, akarya akanywa, kandi ibintu bikagenda neza. Ati naho abandi baza basahinda batatumiwe, kandi atari n'inshuti zanjye ngo mbe nabahaye invitation cyangwa bitumiye bari inshuti zanjye bitumiye, abo ngabo ngo bizabagendekera nabi. Yabwiye umunyamakuru Kamarade ati wowe si ngombwa ko ngutumira, kuko uri inshuti yanjye, ntanagutumiye waza, kubera ko ibyanjye byose ububizi, stati zanjye urazireba, ibyo dukora byose ububizi, si ngombwa ko ngutumira. Ubu Mia wahoze akundana na Beni ari wenyine, mu gihe Beni yiboneye umugore
bagiye kubana akaramata. Beni yashatse, Mia yasigaye imihanda. Ducishije amazina ku bandi bantu bagiye bakundana bikarangira nabi. Ku mwanya wa mbere twahazana uwitwa Regis. Regis ni umwe mu bagiye bakundana n'abakobwa benshi muri showbiz. Amazina ye nyakuri yitwa Kwizera Jaden Martin, cyangwa se ukagereka irindi zina Nduhira abandi. Uyu Regis afite agago ko kuba yarakundanye n'abakobwa benshi muri showbiz, abo yakundanye nabo benshi bakagenda babamwambura. Yakundanye na Miki, bakundana igihe kirekire, basangira kabisi n'agahiye. Uwitwa Aga Promoter arangije arazara mwitwarira. Mu makuru yagiye ajya hanze ya Regis na Miki, yagaragaza ko bakundanye igihe kinini cyane, bagakorana amapuranka, bakajya kwerekana imiryango yo kwa Regis yari izi Miki, iyo kwa Miki nayo yari izi Regis. Abiwa bose baziranye, abavandimwe, inshuti, ndetse abenshi bumvaga banabana kandi bazabana akaramata. Hari n'abakekaga ko ngo Regis ashobora kuba yararongoye Miki mwibanga abantu ntibabimenye. Gusa nyuma byaje kuba ibisusa kuko baje gushwana nabi cyane, baranatukana, baranatukuzanya, kugeza naho n'inzego zabyinjiyemo zikababwira ngo nimutarekera ibyo bintu murisanga mwakoze ibyaha. Miki na Regis bakinanye komedi nyinshi cyane, amavideo menshi yaciye ku mbuga nkoranyambaga, bagiye bakinana, ari nacyo cyatumye witwa Miki amenyekana. Regis yarazwi cyane, Miki ntago abantu bari bamuzi cyane, gusa prank bagiye bakina n'amavideo bagiye bakorana byatumye bahita batangira kumenyekana, bose babakimenya bose ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, igihugu cyose kirabamenya. Kumwe bavuga mu ngani mu Kinyarwanda ngo akamasa gato karatereta inini kazi kimya, cyangwa se akamasa gato kararindisha inini kazi kimya. Regis niko byamugendekeye. Yakujije Miki, amugira umuntu mukuru, aramumenyekanisha, ubundi agana amaze kumumenya neza, amaze kumenya ko Miki ari boro, akunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, ahita amwitwarira, abamuvanye kwa Regis, amugira umugore. Ubu agana Miki n'umugore n'umugabo, mu gihe Regis akirira mu myotsi, aracyashakisha abakobwa bandi, kandi ariwe wizamuriye Miki akamushyira ku itara. Regis yasigaye arira mu myotsi, ntagazi uko byagenze. Nyuma y'uko Miki akundanye na Aga, yatangiye gusubiranamo na Regis cyane, bakora ibiganiro. Miki agakora ikiganiro yibasira Regis, Regis nawe agakora ikindi amwibasira. Gusa icyo abantu bari bategereje ni ukubona Regis yitabira ubukwe bwa Miki, batereka turebe ko Regis yifata akaza mu bukwe bwa Miki. Gusa Regis nawe ntabwo yigeze agaragara mu muhango w'ubukwe bwa Miki habe na gato, ahubwo igihe umunsi wabereye yahise akora ikiganiro, abantu bakisagiye kumubaga ku munsi w'ubukwe bwe. Gusa ikiganiro Regis yakoze ntabwo yigeze yibasira Miki, yakoze ikiganiro gisanzwe, aranavuga ngo yishimiye ubukwe bwa Miki. Abantu bati ko wabwishimiye se kutabutashi? Regis ati nagutaha gute ubukwe bwa mukeba? Ubwo ibya Regis na Miki biba birangiye gutyo. None ubu Miki yashimye urugo, ni umugore ushima Imana, umeze neza. Regis nawe aracyakora content ze, gusa abantu bavuga ko kuba yatwawe Miki yasebye. Icyo gihe Regis bakimara kumutwara Miki, yahise yishakira uwitwa Queen, nawe bakorana nk'ibyo yakoranaga na Miki. Bantu bati ashatse umugore wa kabiri. Queen barakundana igihe kirekire, gusa byaje kwanga, nawe baratandukana. Queen yisangira uwitwa Nizo w'umuhanzi. Bamwe bati Regis akomeje kuba Nduhira abandi, gusa si kuba Nduhira abandi gusa, ahubwo ni Nduhira abandi Pro Max, niwe yari yitoraguriye wa kabiri, nawe baramumujabuye. Regis yakunze kugaragara ko na filime cyane n'uwitwa Diane umwe bavuga ko yihakanye mama we, ndetse n'uwitwa Mia we byavuga ngo ko abana na Regis mu nzu, bavuga ko we na Regis ngo babana mu nzu nk'umugore n'umugabo, ngo Mia ashobora kuba yarasimbuye uwo Queen. Ubwo Mia abaye wa kangahe? Abaye wa gatatu, abakobwa batatu mu gihe kitarenze imyaka 4. Regis ngo yaramaze kubinjiza mu bwami bwiwe, bamaze kumva uburyohe bwiwe. Ubwo Regis ni uza ku mwanya wa mbere muri banduhira abandi muri showbiz, bashobora kuba banduhira abandi batwara abakobwa, wagakuza umukobwa akamushyira ku itara, abandi bakaza bagatwara. Mia nawe ngo katari kera bashobora kuzaza kumutwara, Regis ngo areba hejuru, bakamujyana arebera, nyamara nta kintu yakora, ubundi ngo agashaka undi. Regis mu minsi ishize yazaza n'undi mukobwa witwa Vanessa, ubu niwe bari kumwe. Ibyo yakoranaga na Queen, ibyo yakoranaga na Miki
ibyo yakoranaga na Mia, ibyo yakoranaga na Diane, ubu ari kubikorana n'uwitwa Vanessa. Nkaho ibyo bidahagije, Regis yahise amujyana mu murenge, basezerana kubana nk'umugore n'umugabo. Nta bintu byinshi byo gutindiganya, bahita bakora umurenge. Bamwe batese ubabaye seriyera, batubu ntago azongera kuzana bya bindi bya he na he, ubabaye umugabo noneho. Ubu abantu bategereje kureba nimba Regis azaba seriye, ngo none hatunguriya nk'umugore n'umugabo ntibazamumwambure. Gusa ubu Regis ntabwo atinzamo, yahise atangira kumukoresha ama content. Uwe na Vanessa content nizo bibereyemo. Ibyo kuba ari umugabo we, ibyo ntibibareba, bibereye muri content. Nduhira abandi nimero 2 yitwa Zaba Missed Call. Zaba yakundanye na Rindi gihe kirekire, basangira kabisi nagahiye, nabo bakorana pranka, bakina n'utuntu tumeze nk'amafilime n'amakinamico, barakundana karahava. Ariko sinza inkuba yakubitiye, Zaba na Rindi baba baratandukanye. Zaba yakunze kumenyekana cyane muri filime yakinaga kuri Afrimax TV, aho yakoranaga n'ubundi na Regis. Bamwe bata abantu bose bakinye kuri Afrimax, utarabaye Nduhira abandi ni Nyagiso gusa. Abandi ngo babaye banduhira abandi baba ba Papa Mbyirire. Zaba ubasa nk'uwa uri wirengero, kuko mu myidagaduro nyarwanda kuvuga izina Zaba bahita bakubaza nimba hari aho bamubonye. Bahita bakubwira ko Zaba atakiba mu myidagaduro nyarwanda kubera ko nta nkuru nimwe ruka kumwandikwaho. Nawe nta nkuru aherutse gutangaza. Ubu Zaba ashobora ngo kuba yibereye muri za Dubai, ari kwirira amafaranga y'abakire bo muri Dubai, mu gihe Rinda yishakiye witwa Christian. Rinda byagaragaraga cyane ko akunda Zaba. Ubundi Rinda bivuga ko yinjiye mu rukundo, akunda kandi akagira amarangamutima koko. We na Zaba bakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye byatumaga abantu bakeka ko bazashakana nk'umugore n'umugabo. Gusa Zaba ntabwo yabikozwaga, kuko ibyo gushakana nta muntu n'umwe baga babimubwira ngo abyemere. Yaravuga ngo icyo yishakira ni uguca aho yigendera gusa, guca yicomokera. Zaba yakundanye igihe kinini na Rinda, bagiye mu biganiro kuri Yago TV show, bajya mu biganiro za The Choice n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye, barahitinga, bagaragaza ko bakundana kandi ko urukundo rwogeye. Yewe banakora filime zimwe zigakundwa izindi zikanga, gusa biza kurangira batandukanye, umwe agenda ukwe n'undi agenda ukwe. Gusa icyo abantu bashimye, yaba Rinda yaba Zaba ntawigeze avuga nabundi, ntawigeze asebya undi. Bakomeje kwibera mu mahoro nyuma yuko batandukanye, umwe aba mu mahoro ye n'undi aba mu mahoro ye. Bakimara gutandukana, uwitwa Rinda yasinze channel ye, akazajya ashyiraho amafilime, amwe akarebwa andi ntarebwe. Nibwo yaje guhura n'uwitwa Christian. Christian itafata Rinda amugira umugore w'isezerano, bahita batangira kwibanira. Ubwo Zaba nabo bagiye mu mubare w'abanduhira abandi. Zaba nyuma hahise hatangazwa amakuru ko yibereye muri Dubai, yigire kuri wa mucanga wa Dubai, arimo arurira bya bimoto byaho, arya ubuzima bwaho. Ariko kandi nabo bagakora amavloge amugaragaza ari Dubai, ari kurya ubuzima bwaho, ibintu byamuryohanye. Abantu bati umuhungu araryoshye, nyamara nubwo Rinda yamuteye w'inyuma, ntabwo ibintu bimeze nabi kuri we, n'ubundi ntacyo yahombye kuko n'ubundi araryoshye. Hari n'abavuze ngo buriya hari igihe ari umugore waba yamutwaye akajya kumumenyera ubuzima bwa Dubai, bakaba bazana abana, cyane ko Zaba ari umusore w'igitangaza, w'ibogari, w'ibituza ndetse w'igihagararo gishinguye, ku buryo buri mugore wese yamwifuza. Bamwe bati kuva kuri Zaba ukajya kuri Christian ni nka kwa kundi ngo imvubu iva mu mazi ikajya gukomba urume, cyangwa ni nka kwa kundi umuntu ajya mu masaka, aho kugira ngo atoranye ihundo ryiza akaba yatwara inonfu. Ubu Rinda na Christian barabanye kandi babanye neza, ibintu byabo biragenda neza cyane, barishimana, bagasangira kabisi nagahiye. Nubwo bakoresha imbuga nkoranyambaga bakomeje kubataka. Murumuna wa Rinda yashinje Rinda gufata umugabo akamwandagaza, agatuma n'abandi bamusuzugura. Ati ugafata umugabo wawe ukamuhindura nk'agahinja, ukirwa umuwe n'amazi mu rugo, umukubita akarira, umwita ikigoryi, umwita igicucu. Ibyo bintu ngo nugusuzuguza umugabo wawe no kumwambura agaciro. Murumuna wa Rinda ati njye nindamuka cyatse umugabo nta muntu uzamukiniraho kuriya, nanjye ubwanjye nzabamutinya. Ati none umugabo wawe azamutinya gute? Babona ameze nk'agawinini mu rugo, ameze nk'agawiji. Rinda mu gusubiza murumuna we n'umujinya mwinshi ati umugabo wanjye n'uwanjye, nawe uzashaka uwawe. Ati ibyo ngibyo uri kuvuga se byakubuje kubyarira iwanyu? Nizo ngize akaba ari depression z'uko wabuze umugabo, wabuze ukubaza izina,
none uri kwinjirira ingo z'abashakanye ugashaka kubatesha umutwe, ati ndakwishwitiye kandi ndakwiyamye, n'undi munsi ntuzongeye kumenyera umuryango. Abakoresha imbuga nkoranyambaga bahise bataka Linda, gusa bakimara kwataka Linda, umugabo nawe yahise ahagurukana umererwa nk'uya saa 11, ati ndakwiyamye bagakobwa, ntukongere kumvugaho, ntukongere no kuvuga ku muryango wanjye, singana nawe. Abantu bati rero Christian utangiye guhena mu bakwe. Niba utangiye gufata famiye yawe ukayubahisha, ariko iyo umugore wawe ukayisuzuguza, utangiye guhena mu bakwe, nta muntu uzongera kukubaha, nta n'uzongera kukuvuga neza. Abantu bahise baha Christian urw'amenyo, bati ibyo nibyo bita guhera mu bakwe, tangira usaba imbabazi. Linda yahise abwira Christian ati nta kindi gisigaye, aho kugira ngo tube ibicibwa mu muryango, reka dusabe imbabazi da. Ubwo barifashe bajya gusaba imbabazi, babwira murumuna wa Linda ko batazongera kumuvuga nabi. Ubundi ubuzima burakomeza, barongera basubira mu muryango nk'abandi bana. Gusa ibyo basaba imbabazi baracyabikora. Puranka nizo zikibatunze. Bo bavuze ko amafaranga binjiza kuri YouTube ari menshi, ku buryo YouTube batayireka. Linda yavuze ko ubuzima bwabo bushingiye ku mbuga nkoranyambaga kuko niho bakura amafaranga. Ati none amafaranga nayavana he? Ushaka kwinjira urugo rwanje wese, uwo ngo bizamugiraho ingaruka. Ben nawe yavuze ko bashaka kwinjira urugo rwe bizabagiraho ingaruka, kandi we ngo ntawazajya kurega, muzajya muhura ngo bikwiyibukirize. Nta n'uwo ngo azatera strike, ahubwo nimuhurira mu nzira ngo niwe uzabikwibutsa. Nduhira abandi wadukiriye abandi yitwa Aisha. Aisha nyawe yagaragaje ko akundana na Irene, bajya mu biganiro byinshi, bakorana n'amapuranka, bakorana na filime. Gusa Irene yaje kwishakira umugore wundi. Bamwe bati Aisha baye Nduhira abandi Pro Max ahubwo. Bati kuko si Nduhira abandi gusa, we ni Nduhira abandi Pro Max. Kuko mu biganiro yakoranaga na Irene wabonaga harimo akana ko mu jisho, barebanaga akana ko mu jisho, ubona bishimanye cyane, utakeka ko ari uwafata umugore wundi ngo amushake. Ubwo hakimara kuvaho Aisha, hahise hajya uwitwa Mia, nawe ngo yabaye Nduhira abandi Pro Max kuko Ben yishakiye umufasha, kandi ari wowe bakungitse cyane, ngo aricyo cyane yitagamo, bakanakorana ama content menshi. Niyo mpamvu ubu Mia ngo hari abari kumumiza bakamubwira ngo pole, hari n'abari kumubwira ngo ntacyo wahombye, ihangane wa kintu we, nta kintu na kimwe wahombye, kuko n'ubundi ngo uriya mugore yashatse ntagakurusha ubwiza. Niko abenshi bari kumubwira. Umugore mwiza ntabwo ari kwisura. Umugore mwiza umuhabwa n'Imana, ntabwo umuhabwa na Instagram, ntabwo umuhabwa na TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook n'izindi mbuga. Umugore mwiza murahura mukamenyana. Bamwe bati none ko akaboko kazagutamika ukamenya mukiramukanya, ko Mia yamubereye mwiza bakanakorana content zigakundwa, kuko atari we yashatse. Bati burya umutima uba ufite ukureba. Uwitwa Ben avuga ko Fabiola ari we mugore wa mbere ku isi, cyangwa se ari umukobwa wa mbere ku isi washituye amarangamutima ye, naho abandi ngo kwari ukwinyuriraho gusa, ngo ni bya bihugu wajya gusura ariko ukaba utabibamo. Ngo hari ibihugu byo gusura ugasura ukitahira, hari n'ibindi byo kubamo ugomba kuba mugaturamo. Bamwe base batangira kubwira Ben bati tugenda uvuga uvuye aho ngaho, umwana w'abandi uramwagaje, umaze kumugira icyomanzi, none umutaye ku mihanda, wishakiye umugore wakunze. Bati uri umugome. Urebye mu maso umugore wa Ben ni mwiza, afite inzura nziza, kandi buri wese yakwifuza gukunda. Gusa ntabwo ibyishimiye n'abantu benshi ari isura ye, kubera ko abenshi bavuze ko ngo mu maso ari mwiza, ariko ngo amaguru ntabwo yabashimishije. Ni nayo bateyeho comment cyane, cyo kimwe n'ikanzu ari yambaye. Bati umuntu waba utazi kudodaho yadoda ikanzu ijyabukuye umuntu ukagira ngo bayidoze muri 2040, ngo wagira ngo bayimudode bazi ko azambara muri 2040, none ngo yihutishije ibihe. Bati ikanzu ntabwo ikubereye habe namba, kandi ngo hari yakwambara ikabera. Aho abantu babera abagome nuko bakubwira ko ikanzu itakubereye, kandi ngo hari uwayambara ikamubera. Ikanzu bati ni nini yakujabuka, kandi hari uwayambara ntiyigere mujabuka, niko babwira abantu. Niba ufite hoteli, akabari, resitora cyangwa ahandi hose hakenerwa serivisi zo kwakira abantu, uzakenera menu. Menu ni iki? Menu ni bya bipapuro biba biriho ibicuruzwa n'ibiciro byabyo, uhereza umukiriya agahitamo icyo ashaka kugura. Reba ukuntu ibiciro by'ibicuruzwa bihindutse, cyangwa hari igicuruzwa gishasha ushaka kuzana muri business yawe,
ufata za menu zose ukazijugunya ugakoresha izindi, kandi nyamara mu kuzikoresha byagutwaye amafaranga menshi. Reba ukuntu ufite abaseriveri benshi mu kazi kawe bamwe batari ngombwa, kubera ko buri mukiriya uje bagomba kuhasanga umuseriveri akamutuma ibyo akeneye. Ibyo bigutera igihombo bigatuma utanga serivisi mbi kubera ko utaramenya Bukelo Plus. Iyi ni QR code ushyira ku meza umukiriya yaza agahita yisikana hakabona urutonde rw'ibicuruzwa n'ibiciro byabyo. Ukimara kumva QR code uzitekereza ko ari nka zimwe zisanzwe, ariko igisubizo ni oya. QR code ya Bukelo Plus ifite umwihariko kuko umukiriya akora order y'icyo ashaka agahita nishyura, abo kuri serivisi bakabona ko yishyuye bagahita bakimuzanira, ubundi yasoza agahita yitahira bitabaye ngombwa ko ategereza umuseriveri wo kuza kumwishyuza. Kwa kundi umuseriveri yajyaga guhembwa akabona ibikezi bitewe n'uko umushahara we barawukase kuko abantu bamugendanye batamwishyuye byamaye nka data. Ibyo birahita biba amateka ku muntu wese wakoresheje QR code ya Bukelo Plus. Dore inyungu zizaba kuri wowe n'abakiriya bawe igihe cyose ukoresheje QR code ya Bukelo Plus. Nta mukiriya uzongera kuzaho ngo ategereze ko umuseriveri amuzanira menu, nta kongera kubungana ibipapuro bya menu, kandi n'umukiriya nta byo gutegereza ko umuseriveri amuzanira menu. Nta mukiriya uzongera kukugenera leta kwishyuye kuko azajya akora order yishyure mbere. Ntuzongera gukenera guprintinga menu nshyashya mu gihe hari ibicuruzwa byahinduye ibiciro, hari ibicuruzwa bishyashya wazanye cyangwa hari ibicuruzwa bishyashya ushaka gukuramo, kubera ko systeme ya Bukelo Plus ireditingwa ukayihindura uko uyishaka. Umubare w'abaseriveri wakoresha guzagabanyuka kuko umukiriya azajya akenera umuseriveri igihe cyonyine amuzaniye ibyo yodarinze. Nimba wari ufite abaseriveri 10 wahembaga, bashobora kuzahita bagabanuka bakaba 3 cyangwa 4. Iyi QR code igufasha kumenya umukozi ukora cyane n'ukora gake kuko ubibwirwa n'ama order umukozi yakiriye n'uko yatanze. Ubu wari ubayeho utaramenya Bukelo Plus, ibaze ko kuyikoresha ari nk'ubuntu kubera ko wishyura 2% bya buri order yatanzwe. Ntawe ukwishyuza amafaranga ku kwezi, reka da. Wakoresheje QR code ya Bukelo Plus ntushobora guhomba kuko systeme y'ibikorerwa muri business yawe yose ibikontorerwa ahantu hamwe. Nubwo buri museriveri aba afite agasysteme aboneramo order yakiriye, ariko amafaranga yose yinjiye muri systeme akontorerwa ahantu hamwe. Iyi ni systeme yakozwe n'abahanga kandi maze umwaka wose ikora. Abayikoresheje bakubwira ko ari cyo kintu cya mbere bishimira. Ibaze ko buri kwezi uzajya wishyura udufaranga duke tutanageze kuri 1/2 cy'amafaranga ahembwa umuseriveri umwe, kandi systeme yakoze akazi kagakozwe n'abaseriveri bagera kuri 6. Baraza bakaguha QR code ku buntu, bakanayikwigisha wowe n'abakozi bawe ku buntu, ubundi ukajya wishyura 2% bya buri order. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo abakiriya bakonsomye miliyoni Bukelo Plus yishyura 20 gusa. Wibuka ko umuseriveri ashobora guhembwa 100 ku kwezi nta n'ibihumbi 500 yacuruje. Ngaho hamagariza nimero zatanzwe kuri screen yawe, cyangwa ujya muri Chrome wandikemo ngo wa3@bukeloplus.com, ubundi bakuzanire QR code banagusobanura ukuntu uyikoresha wowe n'abakozi bawe.